Kanyosha kubi. Murantebera arabyuka yicaye abandi bari ku kazi ibishake byo warabihinze nta n'isoni wahagurutse nk'abandi ukajya gushaka amafaranga ndeba urantebera abyutse yicaye ntabwo wicaye aho ngaho uri kurya ibishake wagira ngo warabihinze nta n'isoni abandi barabyuka bajya gushaka akazi wowe ubyuka wicaye aho ngaho ibishake byo warabihinze nta n'isoni wahagurutse nk'abandi ukajya gushaka amafaranga ikintu arimo gukora abandi baba babyutse bajya gushaka amafaranga n'ibyo bishake urya ubundi warabiteye cyangwa ukawicaye aho ngaho ndebera ariko shari nukuri rero nukuri hari ahantu rwose nabonye akazi urumva ahantu nabonye akazi rwose naho kuba amazi ariko nakabonye urumva reka maraka ngaka meka nahita njye marako ngaka ibiki cyo kuba ruvuze ijambo ryiza wabonye akazi boxe zawe zose urabizi zashize ku kibuno amakarisi y'abana na elastike zibamo nanjye ubu ngubu ndebanka nayo namba ubu nayo wambaye ahubwo genda nutajya gushaka amafaranga njyewe ndishakira abandi bagabo babishoboye ujye gushaka amafaranga nutajya urasanga nigendeye aha nakundi nyine ubwo ndaje ngende akora nabonye akaraka rwose ndaje mpite ngende aho kuva amazi genda ariko nibyo bisheke bigabanye wagira ngo warabihinze abantu batazi gukora n'ubundi babyuka mama akakonye reka akasana iminota ingana ndetse ngende ntakintu ushoboye mfasha Faster. Fasha. Ntabwo nakiyanduza muri umwana. Faster fasha. No, ntabwo nakiyanduza. Fasha. Amakuru neza yanyu ni meza ngo natwe turaho kuri hano ndimo gukora isuku ni wawe hano iwanjye aho nibera ntabwo nari mpazi reka tugere mu rugo musore ndebe uko bameze basure wenda ndahavana n'umugisha ntawamenye urugo ni hano yeza nishimiye kugera hano bakiriza icyumura n'akavumbi meze nabi nta kibazo mu maso ariko se umugabo arahari hari nta kigomba ku mazi yewe ndamurangiza tu nyatarenyisha ase ko nubana nashyushye haranashyushye byo kabikore ndumva hashyushye none se ndahageze rero
iwanjye ntaho uzansure. Ako pasiteri ni ibiki utangiye urabona ibintu Jesus is Lord. abakozi b'Imana namwe kuri ntabwo ibintu ari byo pe. Uzi ibyambayeho? Sheri? What? What? Ndarota cyangwa we? Ntabwo nakiyanduza muri uwo mwana. Pastor mfasha ariko. No, ntabwo nakiyanduza. Mbwira ibi ni biki ndibangangewe? Pastor ni biki? Ibintu mwe Mana we ndica umuntu we. Murabara.